Amateka ya telefone mobile cyangwa se mobile phone. Telefone mobile ni igikoresho cy'itumanaho cyahinduye cyane ubuzima bw'abantu benshi ku isi. Dore amateka yayo mu ncamake. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana inani mirongo irindwi na gatandatu, Alexander Graham Bell yavumbuye telefone isanzwe yo mu nzu. Icyo gihe telefone zakoreshaga insinga cyangwa se wired communication. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi na gatatu, Martin Cooper, umukozi wa Motorola, yakoze telefone mobile ya mbere. Yamagananye bwa mbere ku muhanda wa New York. Telefone ya mbere yitwaga Motorola Dynatex 8X yasohotse ku isoko mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na gatatu. Yari nini, iremereye kandi igura amafaranga menshi cyane. Hagiye habaho iterambere rya network cyangwa se network generation. 1G yabayeho mu gihumbi kimwe magana cyenda na mirongo inani, itumanaho ry'amajwi gusa cyangwa se icyo bita analog. 2G yabayeho mu gihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda, haje SMS n'itumanaho rya digital. 3G yabayeho mu mwaka w'ibihumbi bibiri, internet yatangiye kwihuta kuri telefone. 4G yabayeho mu bihumbi bibiri na cumi, internet yihuta cyane na video call. 5G mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri, internet yihuta cyane kurushaho, ikoreshwa muri IoT n'ibikoresho byikoresha. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na karindwi, Steve Jobs yamuritse iPhone ya mbere ya Apple Inc. Smartphone zatangiye kugira touch screen, internet, kamera nziza na application. Nyuma yaho izindi sosiyete nka Samsung na Huawei zatangiye gukora smartphone zikomeye. Muri Afurika no mu Rwanda muri rusange, telefone mobile zatangiye kwamamara cyane mu mwaka w'ibihumbi bibiri. Mu Rwanda sosiyete nka MTN zatangiye gutanga serivisi za mobile communication. Ubu telefone mobile zikoreshwa muri mobile money, e-learning, e-commerce, social media n'ibindi. Telefone mobile yatangiye ari nini kandi ikoreshwa n'abantu bake, ariko ubu ni igikoresho cy'ingenzi mu buzima bwa buri munsi. Yoroheje itumanaho, ubucuruzi, uburezi n'imibereho muri rusange.